gutangira gahunda yacu. We are going to start our program. Murareba ko ari ibishyashya bidasanzwe koko. As you see, it's unusual. Abantu bari hano ngiye kugira ibibazo bimwe mbabaza. These people here in front of us, I'm going to ask some questions. Ikibazo cya mbere ngiye kubabaza. The first question is, ni iki kigutera ubwoba bwo kugaragaza ko uri umukristo? What make you fear to show that you are a Christian? Ni iki kigutera ubwoba bwo kugaragaza ko uri umukristo? What make you fear to confess that you are right, you are a Christian? Ijambo ni ryanyu. Thank you. Murakoze. As we know, as we are living in the society, nkuko mubizi iyo turimo kubaho mu buzima bwo hanze, we have different ideas about how to live or how to believe. tuba dufite uko tubaho ndetse nuko twizera. And sometimes we fear to preach the gospel because we fear to be different from others. Dutinya kubwiriza ubutumwa bwiza kubera ko tuba dutinya uko abandi batubona. People from high school, urugero nk'abakiga mu mashuri yisumbuye, or not only high school, even middle school, like people live like in boarding. abo ngabo biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanyeshuri bandi za kaminuza. You find like when you say something which is different from what others think, utekereza ko mu gihe cyose uvuze ikintu gihabanye n'icyo abantu batekereza, so you become isolated. Igihe cyose urigunga. And you lose some friends. Icyo gihe ubura inshuti. So that's what not only about the students, ntago ari gusa ku banyeshuri, even to the youth who don't go to school, ndetse n'urubyiruko rutiga. If they fear to hear others say what you say is strange. Kuko batinya kuba wakumva bagenzi babo bababwira ko ibyo urimo kuvuga, ibyo baba bavuga ko bidasanzwe. For example, when you preach the gospel, urugero iyo ubwirije ubutumwa bwiza, they say you are telling people to commit sins however they want. icyo gihe bahita bakubwira ko urimo kwigisha abantu gukora ibyaha uko bishakiye. So, and that is contradictory to the culture of Rwandans. Kandi ibyo ngibyo bihabanye n'umuco w'Abanyarwanda. You have to do good. Muco nyarwanda utubwira gukora ibyiza. But they think preaching the gospel is telling you not to do good. Ariko abantu bo baba batekereza ko kubwiriza ubutumwa bwiza ari ukubwira abantu gukora ibyiza. But as we read in Romans chapter 1 verse 16, ariko iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere n'umurongo wa 16, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. Umurongo wa 16 turavuga uti, erega ubutumwa bwiza ni bonkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. So whenever we preach the gospel, we gain the power of God in our hearts. Igihe tubwiriza ubutumwa bwiza twakira imbaraga z'Imana mu mutima wacu. So even though people may say we teach people to commit sins however they want, nubwo abantu bavuga ko turimo turabwiriza abantu gukora ibyaha uko bishakiye, but this gospel eventually will penetrate their hearts and the grace of God will make them to be saved. Ariko amaherezo ubutumwa bwiza buzacengera mu mitima yabo maze bakizwe. Thank you. Murakoze. Arakoze. Thank you. Kuri iki kibazo cya mbere mu by'ukuri abantu benshi duhuriramo n'inzitizi. We get so many challenges through this question number 1. Kuko tukimara kwakira agakiza, iyi ni inzitizi ya mbere duhura nayo. After receiving salvation, this is the first challenge we face. Iyo ubwirije ubutumwa bwiza, rimwe na rimwe usanga inshuti zawe zikuvuyeho, imiryango ikakuvaho. When you preach the gospel, you lose some friends and also some family members. Kuko uba uvuga ibitandukanye. Because you are preaching something which is different. Igikurikiyeho noneho ni gute dushobora kubikemura ibyo byose duhura nabyo? So the next is how can we solve this problem? Okay, thank you. Urakoze. As we continue about this question, let's read in Ecclesiastes chapter 4 verse 9.
Mu gihe nkomeza nsubiza kuri iki kibazo, reka dusome mu mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 9. Two are better than one because they have good reward for their labor. Umurongo wa 9 uravuga uti, ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. ni ukuvuga ngo igihe turi kumwe n'abatugira inama, igihe turi kumwe n'itorero, While we are together with the church, igihe dufite abavandimwe mu mwuka bari hafi yacu, while we are together with the brethren, ni byiza kuko batwongerera imbaraga, they strengthen us. kandi ngo hahirwa ugwa ari kumwe n'undi. If you fall, we blessed when you fall when you are together with your brother or sisters, kuko wa wundi usigaye ahagaze azakubyutsa, because he will pick you up. Ikibazo cya kabiri twihuse, The second question, kuki urubyiruko cyangwa se abasore dukeneye kubwiriza ubutumwa bwiza? the question number 2 says, why do young people need to preach the gospel? Murakoze. Thank you. Iki kibazo ndagisubiza nk'urubyiruko nanjye. I'm going to answer this question as a youth. Ubusanzwe urubyiruko nitwe bantu bafite imbaraga nyinshi kurusha abakuze. Normally we youth we are energetic more than others. Ikintu duhisemo kwica gipfa cyane. When to try to spoil something, we spoil it. Hanyuma ikintu dukeneye gukiza cyangwa gukora neza tubikora cyane kurusha ukundi muntu wese yabikora. And what we are trying to do well, we do it well much better than anyone. Hamya ko icyo nicyo kintu cyonyine gishobora guha urubyiruko kubwiriza ubutumwa, kuko bashobora kubikora neza kurusha abakuze. Youth can preach the gospel better than anyone. By'umwihariko nko mu gihugu cyacu gifite urubyiruko rwinshi kugereranyije n'abandi baturage bahari. As in our country, we have so many youth. Rero tekereza noneho urwo rubyiruko rwinshi ruramutse rubashije kubwiriza ubutumwa cyangwa rubashije kwakira agakiza rwose. Imagine if all Rwandan youth receive salvation, or if all Rwandan youth preach the gospel. Byakoroha cyane ko n'isi yose twayizenguruka cyangwa twayuzura, kuko nitwe dufite imbaraga kandi en plus nitwe benshi, urumva byakumvikana cyane. It will be much easier to spread the gospel all over the world. Iki kibazo nanone ndagisubiza nifashishije Bibiliya. Also I'm going to answer this question using the Bible. Turasoma umubwiriza igice cya 12 umurongo wa mbere. We are going to read the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Aho havuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ahangaha n'ijambo ry'Imana ubwaryo ritubwira ko ridusaba cyangwa ridutegeka kwibuka umuremyi mu minsi y'ubuto bwacu. Here the word of God asks to remember our creator in our youth. Muri societe turimo hari igihe ubona harimo abantu benshi koko batakiriye agakiza. In our society there are so many people who have not yet received salvation. Noneho nawe uri aho ngaho urebera nta kintu na kimwe uri kubikoraho. And then you are there just looking, not doing anything about it. Kadukomeze dusome mu Baroma. Let's continue read in the Romans. Ibice 10 umurongo wa 14. Romans chapter 10 verse 14. Romans chapter 10 verse 14. Haravuga ngo, ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari nta wababwirije. That's Romans chapter 10 verse 14. Nukuri kuba umuntu atarakira agakiza nago ari ikibazo cye. Truly, if a person has not yet received salvation, it is not her or his problem. Ahubwo wowe wakakiriye uri kumwe nawe uri kumufasha iki? But you, what is your responsibility? What are you doing who received salvation? What are you helping him or her? Kuko nkuko tubizi umuntu yizera ikintu yabwiwe. As we know, people they believe what they heard. Mu gihe nta kintu arumva mu matwi ye, biragoye ko icyo kintu atazi ko kinabaho ko yakizera. If someone has not yet listened to something, it is impossible for him or her to believe. Iyi rero ni impamvu ifatika ku rubyiruko kugira ngo
byibuze umuntu ananirwe kwizera ariko wowe wamubwiye hari icyo azi byibuze. This is a fact for the youth because someone cannot be saved without listening to the word. Murakoze. Thank you. arakoze. Thank you. Ukeneye kumenya byinshi wasoma no muri Yohana 5:24. If you want to listen more, you can read the book of John chapter 5 verse 24. Mu by'ukuri nk'urubyiruko nta mpamvu iturengera yo kuvuga ngo twicare twe kuvuga ubutumwa bwiza. As a youth, we have no reason to not preaching the gospel. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo The question number 2 says number 3. Number 3. Ni gute nakwiga kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe niga mba ku ishuri? It says question number 3. How can I learn to preach the gospel though I am studying in the boarding school? Jambo ni ryanyu. Murakoze. Thank you. Uburyo wakiga kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe ukiri ku ishuri. The way you may learn to preach the gospel while you are in a boarding school. Uburyo bwa mbere ni ukubyiga mu biruhuko. The first way is to learn while you are in the holidays. Ari nayo mpamvu hariho n'izi gahunda n'ubundi. That's why there's such programs. Z'urubyiruko hakabaho na special service, hakabaho n'uburyo bw'umwihariko bw'uyu munsi bw'urubyiruko ruri no ku ishuri. That's why we are having this youth program. Nuko ariyo mahirwe aba hari yo kuba wakiga kubwiriza ubutumwa bwiza no kumva ijambo riruta iryo waruzi. This is the opportunity to learn how to preach the gospel. Ubundi buryo buhari, murabizi ku mashuri hagenda haba amagurupe yo gusenga. As you know, in the school we have prayers. Icyo gihe watera intambwe nanone ukaba wabasaba ko kwa kundi hajya abaho gutumira abantu bo hanze bakaza kubabwiriza. You can make a step because sometimes they have this program to invite someone who is out of school. None ukaba watumira abigisha baturutse ku itorero. So you may invite some preachers who came from the church. Icyo gihe nabwo ububwirije kandi noneho no mu gihe bari kwigisha nabwo uri kwiga. This is the best way you can preach to your colleagues, or also you can be profitable through this program also by learning it by yourself. Ubundi buryo bwa gatatu aribwo ndi busorezeho. The third way, ku ishuri uburyo wakiga kubwiriza byaca mu biganiro na bagenzi bawe. The third way you can learn how to preach the gospel is kuganira na bagenzi bawe. Like having conversation with your friends, your colleagues. Buriya ibiganiro birimo kubazanya umuntu yigiramo. The conversation which is like answering the question, you may learn something. Kuko iyo muri kubazanya bya bibazo bituma nawe ujya kwiga icyo gusubiza. Because while you are asking each other some questions, also you may get the opportunity to learn something new. Urugero niba kubaza ibibazo bijyanye n'ubutumwa bwiza cyangwa na Bibiliya. For example, if they ask you about the Bible or also about the gospel, bizatuma ujya muri Bibiliya usome. This will make go deep in the Bible and read it. Reka nsoze rero nanone nsubiza kino kibazo nifashishije Bibiliya. Let me end answering this question using the Bible. Migani 27 murongo wa 17. Migani 27. Proverbs chapter 27 verse murongo wa 17. Verse 17. Aravuga ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. That is Proverbs chapter 7 verse 17. Aravuga ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Rero uburyo bwo kwiga kubwiriza ubutumwa bwiza nubwo ngubwo hari ukubaza ibibazo hagati yawe na mugenzi wawe. This is the way to learn how to preach the gospel is asking some question to each other, cyangwa se kwifashisha itorero, or by the help of the church. Mu gihe uri mu biruhuko ukariba hafi, while you need to near the church while you are in the holidays, cyangwa se ukabatumira bakaba baza kugufasha kubwiriza ku ishuri, or you may invite them to come and preaching in your place at the school. Murakoze cyane, ndumva ari byo twasubira. Thank you. Batumirwa bacu barakoze, ariko mu gihe bakicaye hano imbere, Thank you the invitees. Ngiye guha amahirwe abantu batari benshi mu iteraniro
ushaka kugira ikibazo ababaza yamanika urutoki akababaza. I'm going to give this chance to the congregation. If anyone has a question, he or she has a question, she may ask them. Nta muntu ufite icyo ashobora kubabaza? Is there anyone who has a question? Mwiriwe neza. Good evening. Amazina yanjye nitwa Sara. My name is Sarah. Ikibazo nshaka kubabaza The question I have is, nuko hari abantu bakimbajije there are some people who asked me this question, kandi ndabizi yuko hari n'abandi wenda bari hano bagira bene ibyo bitekerezo, and I hope there are some people who are there who have this idea as I have. Ntekereza ko nkibajije hari abo byafasha. I think if I ask this question, it may help some people. Yeah. Abantu batari abakristu Those people who are not Christian, babayeho neza kurusha abakristu. they live a good life more than the Christian. Ku bantu batazi kwizera, Those people who don't know anything about faith, numva yuko abenshi bambwira yuko kugira ngo aze nyine avuga ngo araza kwicara asenga asabira amafaranga. he says if someone comes has this idea saying that he can come and pray, or if he needs money, nakwishakira ubundi buryo njya kuyahiga. I can find a way to go. Instead of praying for money, I can find a way to go and make money. Muri make mumbwira uburyo nyine kubaho nk'umukristo wizera ari byiza kurushaho undi muntu wifatira amafaranga yakinywera byeri akirira neza akabaho neza. So please explain to me the benefit is in to be a Christian, which is much better for those who are not Christian who go and take some beers. Umuntu wari umanitse. Mwiriwe neza. Good evening. Amazina yanjye nitwa Shimirwa Fisi. My names are Shimirwa Fisi. Murambabarira njye ntago ari ikibazo, ni it's idea. Ikibazo cyabajijwe ngo ese wabwiriza ubutumwa gute mu gihe uri no ku ishuri? Sorry, I'm not having an idea, but I'm not having a question, but I have this idea. Njyewe uko mbyumva, According to my understanding, mbere na mbere yuko ujya kwigisha abandi nuko nawe ugomba kuba hari icyo uzi. Before teaching to others, first of all, you must know something. Hari icyo wamenye mugenzi watamenye. There's something you know, yet your colleague doesn't know. Mbere yuko ujya no kubibwira abandi nuko uzi ko icyo wamenye ari cyiza kuri wowe ndetse nawe akimenye ari cyiza kuri we. Before going to tell it to someone, you have to know that first of all you know it and it's good for you. Nk'abanyeshuri rero hari challenges zigenda zibamo. As a student, we have some challenges. Hari nko kujya kubwiriza umuntu ariko mbere yuko umubwiriza nawe akabanza akakujudginga mbere yuko yakira ibyo wamubwirije. Before going to preach to someone, first of all he or she may criticize you for your weaknesses or a mistake. Uko mbyumva njyewe mbere yuko ujya kumubwiriza byabanje kujya bihera kuri your character uri kumugaragariza mbere. Before preaching to someone, first of all you need like to change your character. Iyo ufite imico myiza cyangwa ufite indi mico itandukanye n'umuntu shyashya uje mu icyo kigo baramukwereka cyangwa se arakubona akakwibwira. Because when you have a good attitude, some they may know it by itself. Ibyo bikagufasha cyangwa se bikoroshya igihe ugiye kumubwiriza muri bya biganiro biciye mu biganiro wavuze, iyo character zawe ari nziza cyangwa zitandukanye n'iz'abandi birihuta. When you have a good character, it may be much easier to go and preach to someone. Ubwo njye rero navugaga kuri character, nicyo gitekerezo cyane murakoze. That's my idea. First of all, need to change your character. Ndakeka nta mwanya munini dufite. I think we don't have much time. Reka basubize ikibazo cya mbere. Let them answer the first question. Murakoze. Thank you. Ikibazo cya mbere cyabajijwe na Sara nubwo mbona adahari. First question was Sarah asked the first question even though she is not here. Sinzi niba hari undi muntu ugifiteho ikibazo. I don't know if there's anyone who has the same question. Ndagira ngo basubiremo ikibazo nk'uko yakivuze hanyuma abagenzi banjye baramfasha kugisubiza. I'm going to repeat the same way she asked the question. Sara yavuze ngo abantu batari abakristu babayeho neza kurusha abakristu.
she said those who are not Christian, they live a good life more than Christians. Yavuze ko akeneye kumenya itandukaniro ryo kuba umuntu yaba umukristo cyangwa yatanze n'urugero ku mafaranga ngo aho kugira ngo usengere kubona amafaranga Imana iguha amafaranga washaka inzira zawe ukayishakira noneho ukishimisha mu buryo bwawe cyangwa ukishima. Noneho yavuze ngo tumuhe itandukaniro ry'uburyo umukristo ashobora kubaho neza kurusha uwo muntu ubona amafaranga mu buryo bwe akayanywera akishima nk'inzoga akora n'ibindi byose. She continued asking, instead of going asking God and praying for the money, you have to go and make money. What she was saying is that the unbelief, those people who do not believe in God, they live a good life more than those who believe in God. Murakoze. So thank you. Ndagerageza gusubiza mu buryo buvunaguye kwa ngo wenda na mugenzi wanjye nagira icyo arenzaho abisubize. I'm going to answer briefly so that my fellow may also say something about it. Nyuma mu bigaragara inyuma outwardly nuko bikunze kugenda. Outwardly as usual. Ariko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. The Bible says there is no peace for a sinner. Yaba afite ibyo bintu byinshi, though he may have a lot of possessions, ariko nta mahoro y'ukuri abirimo. There is no peace. He cannot get any peace through his possessions. Ashobora nawe uri umukristo ukavuga ati nanjye wabima ibindi bikazaza nyuma. Also, as a Christian, you may also have this idea, even what if I have those wealth and the others comes after. Ariko nabyo Imana irabitanga. Also, God can give you wealth. Hari ingero nyinshi z'abantu bari abantu b'Imana kandi banafite n'ubwo butunzi. There are so many examples of people of God who had many possessions. Ariko mu gihe Imana yabihitamo kuko kubura umukristo ugasanga ibyo bintu ntabyo ufite, ndagira ngo shingire ku mugani Yesu yatanze. I'm going to say it based on the parable which Jesus gave. Yatanze urugero rw'abantu babiri, umwe yubatse inzu ku musenyi, undi ayubaka ku rutare. He gave this example based on the person who built his house on the sand and the other who built his house on the rock. Zose uzireba zihagaze n'inzu. Outwardly, all they are the same, they are houses. Ariko ngo umuyaga waraje wubatse ku musenyi, byose urabitwara. The wind came and it blew. Rero gutunga iby'isi ariko ugasanga iby'ubugingo nta na kimwe. So having this worldly wealth and having no eternal life, uba umeze nk'uwo muntu wubatse ku musenyi. You are like this person who built his house on the sand. Cyangwa se ni nko gutunga nk'imodoka y'agaciro kanini cyane ariko itagira feri. It's like having a fancy car without a brake. Rero Bibiliya ni henshi igenda ibitwereka ikavuga ngo byamarira icyo umuntu gutunga iby'isi ariko akabura ubugingo. This is what the Bible says. What can you gain when you have this worldly resources, wealth, and you don't have the eternal life. Ako ntago ari ukugira ngo ubu mukene ugumane iby'ijuru gusa, ahubwo hari naho Bibiliya ivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana n'ibindi muzabyongererwa. This doesn't mean that you can be a Christian also being a poor, but it means that you first of all need to have this eternal life. Then the other is the accessories. Rero nge ntago nemera ko ariko bimeze, nizera ko mbere mu gihe ufite iby'ubugingo n'iby'umubiri Imana irabitanga. Ntago ari cyo bivuze ngo kuba umukristo no kuba umukene, ahubwo nabyo Imana irabitanga. Nimba bivuze ngo mushaka ubwami bw'Imana n'ibindi muzabyongererwa, n'ubwo bukire uzabubona. So I don't agree with her because the Bible says first of all seek the kingdom of God and the rest will be added unto us. Hari ingero nyinshi rero z'abantu nabo bakize kandi ari n'abakristo. Cyangwa se nitunibuka urugero rwa Salomo, Imana yamuvuze muri Bibiliya ko ari we watunze n'amazahabu menshi. Murabizi ko ihenze cyane.
We have so many examples. Those God's people who Christians are also having the wealth. so murakoze rero. Thank you. Thank you. I'm not going to use much time. Murakoze ntabwo ngiye gukoresha umwanya munini. Let's read in Romans chapter 8 verse 1. Reka dusome mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 ku murongo wa mbere. Therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Abaroma igice cya 8 ku murongo wa mbere. Abaroma 8 ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. So to those who receive salvation, bakiriye agakiza, what is good for us, that something good we have, ikintu cyiza dufite, and which is most precious, ikintu cyiza dufite cy'agaciro, there is no condemnation on us, nuko tuticiraho iteka, nta rubanza tugifite, because you are in Christ Jesus. kubera ko turi muri Kristo Yesu. So that's what I can say. We are better than those who don't believe in Christ. Icyo nicyo navuga, icyo nicyo turusha abatizera Yesu Kristo. And we heard about they say instead of praying for something, I can go find it by myself. Hari ikindi numvise ngo aho kugira ikintu runaka usengera, ahubwo ugomba kugenda ukagikorera ukakibona. So we don't gather to pray for things we don't have. Ntabwo duterana gusa ngo dusengere ibyo tudafite gusa, but for the love of God showed on us, ahubwo tunaterana gutya ku bw'urukundo rw'Imana Imana yatweretse, and also to listen more in order to gain that power of gospel. No kugira ngo twige byinshi kugira ngo tubone izo mbaraga z'ubutumwa bwiza. And in this power of gospel there is everything we need, even material things we need in our life. Muri izi mbaraga z'ubutumwa bwiza rero tubonamo ibyo dukeneye ndetse n'ibingibi mu bifatika. Thank you. Murakoze. Barakoze. Thank you. Kubera ko nta mwanya mwinshi dufite, because we don't have much time, ntabwo turi bwakire ibindi bibazo, we are not going to receive other question. Ariko nk'uko mubizi ntabwo dufite kujya gushaka iby'isi kugira ngo tubanze tugaruke tubone iby'ubugingo. As you heard, we don't need to go and find the material things so that we may gain the eternal life later, but kuko Bibiliya iravuga ngo ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege ku bwacu izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Because the Bible says because God didn't spare his son, he will also give us whatever we need. Rero turasoreza aha ngaha iki kiganiro twari dufite. We are going to end up this conversation. Cyari gifite titre ivuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. This conversation has the topic which says I'm not ashamed of the gospel. So murakoze. So thank you the invitees.